n'igiki amaze nkumbuye kurambika umuntu namugareka ewana ku buryo buvuga buti kabisa Yesu uba wiyemeranya kote ubusatsi bwa make kamara nk'iminsi y'akagakanzu twakaguze muri caguwa cyangwa muri tumuhondo mutagiye no kuntuka wowe iyo utaza kwana ubwo bukweto ku gipangu cy'abandi uri kunyena nahiki nzagenda mbibwira umugore wawe ko wagiye kwana inkweto turi kumwe nzabivuga nawe ubibone mwana ngo kunsarira ngo inkweto zanyine bisa ndari hari ikintu nkumbuye byo gupfa igitisi ugize ngo amaze nkumbuye kurambika umuntu namugareka ewana ku buryo buvuga buti kabisa Yesu gusa uzarambika umuntu gute mwana webyo ndi kukubwira ntabwo uri kuvuga kurambika ndi kuvuga nyine nkumbuye kuri umuntu yambaye ubusa nkahita mutura hasi ukabona umuntu yambaye ubusa ukamutura hasi nabiketse uzi kuri ikiraya burya tugende wowe nyine hari undi wikoreye si nyine ni wowe ndi kuvuga nari nguhamagaye ukanca amazi wari umamagaye se ko wasifuraga ubona ndi imbwa cyangwa ndi mumotari Yesu aho kuko ubusuzugura umuntu hano kuri poli ureka kuri aka gace ushobora mukozi wowe cyangwa umuntu aba uriho ntagucyo ziri kuzadanje tuba twifunze aho uba wiyemeranya kote ubusatsi bwa make kamara nk'iminsi y'akagakanzu twakaguze muri caguwa cyangwa muri tumuhondo ugize ngo cisha make mujyane muri shopping we kandi ubu ngubu wibwira ko uri mwiza disi ndi mwiza nyine namba nari mwiza se turi kunyereza mu muhanda hose kankurekere bose uriyemeye none barakunurira ubuka ari iyo ukantuma sinari bukazana imyikoreye kubituga ugize ngo kinaco batwamaze tugenda abasundi babimeze bite iyo dusigamwe nta kintu dusigiye uri umugabo cyangwa uri ikindi kintu ngiye mba nayoboye n'ibyo urimo Yesu kimuriko nta bishumba nta n'ibiteke biriyo wajya kwa nk'abandi badamu takase ibyo byo mvana ubundi wirirwa wicaye mu rugo ukora iki ubu uryamye uri nka ndagira hariya mu rugo taka ngwiki uvuze ngwiki ngo ibijumba ngo amateke twebwe turya ibijumba n'amateke turi ingurube turi amasiha turi iki ariko nkabibona bambwiye ko amafaranga yamariye mu bagore mu kabari mu nzoga rega ubona agakayi barakanitse karuzu shewe Yesu takase ngo wajya kurwana n'abagore ndeye ko bazajya bagorera bakabwira ibyo kurya wambesiriwe reka ye nuko nyine rero mwabagabo nabemereye kubagurira akantu ariko kubera ikibazo cya corona mwihangane mbere kantu tuba twitsimbye hanyuma turaba tugatumaho nta kibazo kaba katugeraho nimugire ikibazo kose mara wege watwanikiye hano urabona izuba ritameze nabi dore imihogo yakakaye izuba riturengeye watuzanye no kutwanika turamamira ubundi reba kimani jama ndikubeshya ibyo mvuga ntabwo ari ukuri iki mwese hano twe turamamira batwaniki ninge twahindutse amasaka cya kibazo ntatubwire uko abigenza rero
nimwihangane bavandimwe nimunyihanganire rwose nimwitonde kubera ikibazo cya corona turakitsimbye n'ubundi baravuze ngo nta nzoga ya nzoga oya turabikemura ntugire ikibazo rwose ariko se ubu nabatumira nashaka kubagurira akantu ugize ngo umva mwaye muzi n'ikindi uno mujeni mba nakane kudukaragira ngendaje nk'abakaragire maze ubundi rero genda kabakaragira cangamo akantu nubwo bucongo wambaye umugore wawe aracyambara bya bitenge bita musazi na bya bindi ngo nibahinze mba none ngo ducanga akantu wajya ureka kwiyemera ukamenya ko uri imbwa nk'izindi zose imbwa Yesu njyewe sha mwenyewe njyewe mfite umugore mwiza mfite amafaranga mfite urutoki mfite imyumbati y'imito yari hakurya nawe ukafata ukansuzugura umugabo nkanya ngo ntango ndi umukene shobora nasuzugura wa mugabo ariko ye ngo ufite umugore mwiza ufite amafaranga ubikuye hese ariko abagabo muriyemera burya iyo mutageze ntimunagereranya ibi bikweto bimeze nka sandari byaguhengamiyeho byaswanyutse birimo inzubo ngo ufite amafaranga asa ya hehe nimujye mureka kwiyemerera gatwara abamenye bitagiye no kuntuka wowe iyo utaza kwana ubwo bukweto ku gipangu cy'abandi uba uri kunyena nahita nzajya nabibwira umugore wawe ko wagiye kwana inkweto turi kumwe nzabivuga nawe ubibone mwana ngo kunsarigira ngo inkweto zanjye nibisa ndari ugize ngo reba kanako iryo kote wambaye sigiye ndi wati ugiye kuvumba none ngo nawe uri kunyemeraho ngo ndimba iyo batabutiza ugiye gutera umuvumbo hahandi uba waragiye kuvumba wambaye iki ariko ngo ngiye ngo ndimba reka Yesu ariko se sha ko dukomeye guterana amatiku nk'ay'abagore no mugabo ari watuzanye guteranira nga nkaba numva twazamuye ikiganiro nga ibyo byatuzanye kwicara nga wakigendera ubu nta nzoga ya nzonye n'ubundi kareka twigendera ahubwo hakiri kare Jewe BM Kennedy nje kurarondera wowe ambiyetse Yesu nuko mada nanje no bavuga ngo hora wibambaza ku mugabo wanje mwibambaza ngo mwibambaza hora nibambaza ko BM da ubona iwe wenyene ufise umugabo mwiza muno mugi Yesu ataba mwiza se ko wirirwa umukururukaho nk'ihene ifite ikiziriko urya n'umugabo wawe nyene urya utoga ugize ngo ire kubira tugeze ku mutsatsi urabona dusa ese mada urambata ubwono bwawe n'ubusatsi bubi budashinga ibyo nibyo bigaragaza ko uri mwiza ra nawe kurasura kumesa abagore baratukira ubu niba ari kurwaka mbegende urakura abashyitsi mwanya kubara bari bajya mu bundi bajya mu rugo ubu n'abagore bari kurwaka ko yemwe wada ntabuze ari ngombwa ujya kurwaka kanze mbere kuko mubakiza biruba musonda nakanze mbere ko bikorwa umugore si waje wundi wanditse urafata ukunaka nkorera no mu Rwanda